n'utobaguye amatwi buri Imana ikubajije gutwi iyo wakuye mu zuru kwaho yagombaga gutobora yahatoboye iyindi myengo ushyira ku mubiri n'iyiki. Bakristo bene data, umuntu wese ukora ibyo nta bwami bw'Imana ateze kubona, kuko mu ijuru Imana ntabibone. Imana iragushaka uko yakuremye. Izo nzara uwomekaho, ayo maranga uri gusiga, ngo abanyedini, ngo abayobozi, ngo pastor wanyu, ngo umushumba wanjye ngo yarambwiye ngo rwose nta kibazo, uwo mushumba yarakubambiwe, yaragupfiriye. Nta na rimwe Imana yigeze, umwuka w'Imana, mwibuke ko ari we twasigiwe, ni nawe uri kutuyobora mu kuri, uri kutubwira ngo munyuraha. Uwo mwuka mu bantu bari gushaka ubugingo, ariko cyakoze ushaka vizaho nakubwira iki? Niba uri gushaka gutura mu mahanga nababwira iki? Dore isi bari imbere rwose, ibibanza mujye guhitamo. Ariko niba ari ubwami bw'ijuru, niba ari ubwami bw'Imana, ntabwo bicanyi bazajyayo, abaroga ntibazajyayo, abasebya abandi, abagambanirana, abamena amaraso atariho urubanza, abo bose nta bwami bw'ijuru. Urwego rwose urimo ntabwo rukwemerera gukora ibyaha. Ngabwira n'abagore muri kwambara amapataro, ntabwo kamere y'umubiri yakubuza kwambara ipataro. Kubwira ati gacekemo, bareba amataye, bigendera amabuno agenda nyeganyega, wemeza abantu. Ibyo ni kamere y'umubiri, kwemeza abantu. Ariko mu mwuka aho ubugingo bwawe buri kumanukira gihonomo. Ariko niba ushaka ubwami bw'ijoro, emera wambare rukubita ihuku, ambara ibyo kamere y'umubiri idashaka, ariko Imana ibishima, bidakojeje isoni, bidateje ikimwaro. Imana ishimwe. Reka dusenge. Uzi ko yakoze ibyo kamere y'umubiri irarikiye, akayoborwa nabyo.